ese uzi uburyo ki ushobora gufata za payi zawe zavuye mu cyo twakwita lockup ukazishyira kuri available balance. Iyi video ni wowe nyikoreye, iyi video ni wowe ireba, tera agatebe kabisa ubundi mwereke ukuntu ugiye kubigenza. Guys, let's go. Ibihe byiza mwese mukurikira ibiganiro byacu tunyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Nitwa Habibu, iyi ni Habibu Crypto. Nizere ko nyine tugiye kubana muri iki kiganiro. Niba udukurikira uri mu Rwanda, niba udukurikira uri hanze, mwese nizere ko nyine mumeze neza. Abatameze neza mwihangane, umunsi babyanze ariko ejo bikagenda neza. Isi niko imeze, niko twayisanze. Wakibaza ngo uyu munsi tugiye kuganira iki ku mushinga wacu wa Pi Network. Wetera agatebe tubane muri iki kiganiro. Let's go. Guys, wakoze ngira ngo abantu benshi babashije kuba babona amahirwe yo kuba babona payi zabo bakorerwa icyo twakita migration. Abantu benshi babonye migration hagati y'umwaka wa 2022 2023, abarokinze imyaka iri munsi y'itatu, abenshi payi zabo igihe cya lockup cyararangiye. Guys, niba uzi ko uri umwe mu bantu bashobora kuba barakoze KYC imbere ugakorerwa migration imbere, genzura neza kuri account yawe yuko utahawe migration. Ese kubaze nyuma yuko payi zawe zigeze kuri available balance, kiriya gice kindi cya payi warokinze, ese uzi uburyo ki ushobora kubireba? Uzi uburyo ki ushobora kumenya niba payi zawe igihe cya lockup cyararangiye? Ese uzi uburyo ki ushobora gufata za payi zawe zavuye mu cyo twakwita lockup ukazishyira kuri available balance? Iyi video ni wowe nyikoreye, iyi video ni wowe ireba, tera agatebe kabisa ubundi mwereke ukuntu ugiye kubigenza. Guys, kora subscribe, sharinga video n'abandi bantu baba bafite kino kibazo gikemuke. Let's go, twatangiye. Ngira ngo icyambere nkuko mubibona hano kuri screen, murabona ino screen ifite ibice bitatu. Hari igice cya payi Core Team yabashije kwimura, hari igice cya payi ngira ngo Core Team igifite mu bubiko bwabo haratuma yinegira, hakaba n'igice nanone cyitegurwa kwimuka. Ni ibice bitatu. Aha ngaha rero ndagira ngo ubirebe neza. Umuntu wabahawe migration akaba yarakoze lockup y'igihe runaka, ngira ngo nkuko mubizi, niba warakoze lockup ya 50% mu gihe kingana n'imyaka 3, niba ufite payi 1000 bakakwimurira payi 500, bahita bagabanyamo kabiri, kimwe cya kabiri payi 250 zikajya kuri available balance, izindi 250 guys zigahita ziba locked kugeza igihe imyaka runaka uwihaye izarangira. Niba ari imyaka 3, niba ari umwaka, niba ari amezi, iyo birangiye lockup yawe irangiye. Ariko se nongere mbaze, uzi uburyo ki bareba iyo lockup yawe yarangiye? Uzi uburyo ki babireba? Nyine nkurikira muri iyi video tujyane akantu kandi nkwereke uburyo ki ushaka kumenya ko lockup igihe cyawe cyarangiye, wereke n'uburyo ki izo payi rero wazishyira kuri available balance. Nibyo rero nakubwiraga wowe kugira ngo rero ubimenye neza. Niba warakoze lockup tubare y'ibyumweru 2, umwaka, imyaka 3, ndabizi ko abantu bakoze lockup y'imyaka 3, abo bantu babonye migration muri 2025, ubu lockup yabo benshi yararangiye. Itera agatebe rero umenye uburyo ki payi zawe zarangije igihe cy'ububiko cyangwa se zarangije igihe cya lockup, uburyo ki wazishyira kuri available balance. Nkurikira tugende akantu ku kandi. Fungura Pi yawe, jya muri Pi browser, jya muri wallet yawe, shyiramo imfunguzo, passphrase zawe, injiramo. Ukimara kwinjiramo muri wallet yawe, urabona ako kantu kariho akagufuri karimo hagati gasobanura payi warokinze. Guys, aho niho rero ruba ruzingiye. Nuko ngo payi warokinze, ako kagufuri nicyo bivuze. Niba rero migration yawe cyangwa se niba lockup yawe yararangiye, urabibwirwa n'iki? Kurikira iyi video uraza kumenya byose kabisa. Ni wowe iyi video ndimo ndayikorera. Niba lockup yawe yararangiye, ikintu cya mbere urabimenyera hano kuri aka kagufuri, urasanga hariho akantu k'akabazo kari mu ibara risa n'umutuku, ariko umutuku usa naho werurutse. N'umutuku usa naho werurutse wenda kumera nka orange. Ukibona aka kantu rero
muri wallet yawe. Menya ko igihe cyawe cya lockup cyarangiye guys, menya ko igihe cya lockup cyarangiye. Icyo ugomba gukora nuko ugomba gufata izi payi zawe warokinze ukazimura zikajya hano hasi zigasanga izindi guys, zikajya kuri available balance. Urumva atari byiza se? Niba rero wamaze kubibona rero, nizeye ko tugiye kujyana akandi kantu nkakwereka uburyo ki uzishyira kuri available balance. Guys, hita ukanda kuri aka kantu nyine kakagufuri, ukimira kugakanda bahita bakujyana aha hantu ni murabona hagaragaza nyine lockup yawe. Nurangiza uhita ukanda hasi kuri iryo jambo rya kabiri ryanditseho ngo remove to available balance. Ukimara kurikandaho barahita ako kanya bahita bakubwira ngo igikorwa kigenze neza, payi zawe warokinze igihe cyararangiye zigiye kuri available balance. Nuramuka ukanze kuri iryo jambo ribanze, umenye yuko payi zawe reba ushaka kongera kuba none wazirokinga izo nyine. Iyo niba migration irangiye ushaka kuvuga ati okay, migration irangiye ariko zino payi zanjye lockup irarangiye ariko zino payi zanjye ndacyakeneye kuzibika, ndacyakeneye kongera umuvuduko wo kumayiningiraho, kubera yuko murabizi ko akamaro kwa lockup ni ukugira ngo umuvuduko tumayiningiraho wiyongere, payi tubona ku munsi zibe nyinshi. Ukavuga ati ndacyakeneye kongera payi zanjye, reka nanone nongere nzirokinge. Biremewe gufata payi zawe zarangije igihe cya lockup cyangwa se payi ziri kuri available balance nanone ukazikorera lockup. Guys, nizere yuko ugiye kubicekinga ukareba ko igihe cyawe cyarangiye maze payi zawe ukazishyira kuri available balance. Nawe igihe kitari cyagira rero jya uhora ucunga urebe kabisa. Niba utabasha kureba amatariki nyirizina, wowe jya ucunga kano kagufuri, ukibona kateyeho akantu gasa gutyo guys, umenye ko lockup yawe yarangiye, imura payi zawe uzikoze icyo ushaka. Ariko inama mugira, ntugurishe payi zawe kuri ibi biceri, ntugurishe payi zawe ku mafaranga guys adafite umumaro. Payi ni coin nziza, payi ni umushinga mwiza uzatugirira akamaro. Umuntu wese wawunambyeho bizagenda neza. Ese uwo wasoreza ahangaha guys, wakoze kubana nanjye, wakoze gukurikira Habibu Crypto. Ndizere ko tuzahora mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Nabwiye ngo ndahari, ndaje noneho ku bwanyu guys. Ciao ciao, ndabakunda ibihe byiza.